hano uretse abo tumaranye iminsi undi muntu twaba tuziranye mu bundi buzima bundi busanzwe. Nta muntu tuziranye? Ntawe? We turaziranye. Aha, undi hari n'undi ariko namubonye. Ndagushuhuje. Haleluya. Nejejwe no kuba hano hantu, hakaba hari abantu tuziranye, hakaba hiyongereyeho namwe kugira ngo tumenyane. Kandi nyine ubu twamenyanye. Sinabibwiye se? Hari ibindi byasigaye, kwibwirana ni ibintu birebire. Hari n'igihe usanga bizamo ubuhamya kugira ngo umuntu ahari abe yamenya cyane, nuko natanga ubuhamya kuva mvutse kugeza ngana gutya kugira ngo nibyo nabyo mubimenye. Ariko ntabwo biba bishoboka mu kanya gatoya tuba dufite hano. Twabibwiye, nababwiye amazina yanjye, ndi umubyeyi. Imana yaduhaye abana 4 mu mbyaro 3. Ubwo ntiharimo impanga. Kandi umutware wanjye arahari. Ndabishimira Imana ko tumaranye imyaka hejuru ya 30. Turabishimira Imana. Hanyuma ndashima ko kandi ndi umukristo nkuko nabibabwiye kare. Nababwiye itorero mbarizwamo hariya Nairobi. Rero abo tuziranye ni naho tunaziranye. Ariko hari n'abandi bashobora kuba banzi kuko mba mu itorero rya DPR hano i Kanombe, hirya y'ikigo cya gisirikare ku rusengero ruhari, baryita ngo ni paruwase ya Nyarugunga. Aho ngaho abandi ni nk'abanzi Kampala mu itorero rya Piomius Mengo. Ayo ni amatorero mbarizwamo, nkoreramo imirimo ishoboka yose, cyane cyane ubudiyakoni. Ibyo mbivugiye iki? Umuntu turi kumwe ejo yabwiye abantu twari turi kumwe kandi byaramfashije. Yaravuze ati nubona moto idafite namba, idafite plaque cyangwa imodoka, uzamenye ngo ni y'abajura, ntuzayegere, ntuzayigeho ngo igutware uko ntuzayizagutwara, ntabwo igira aho ibarizwa. Ubwo rero tuba tuvuze ibyo kugira ngo mumenye aho tubarizwa. Imana ishimwe. Kubwo umwanya mutoya mfite, ndashaka kubibwira akazi nkora mu mubiri mu buryo busanzwe, kandi abantu tumaranye iminsi sinabibabwiye. Jewe ndangije kwiga nakoze utuzi dutandukanye tunanyuranye n'ibyo nize. Ndangije kwiga ejo bundi nka segonderi nayirangije 2010. Bivuga ngo hari abana twiganye. Icyo gihe rero nagiye mu ishuri kubera amateka, subira kwiga. Icyo gihe rwose nibwo nari ndangije segonderi. Nyuma yaho nize ibindi bintu. Ariko turangiza segonderi, impamvu mbizanye nuko twavuganye n'abandi banyeshuri ngo hanze ni habi. Ngo kuri ibyo rero ngo niba guhamagara mu kazi uzagende uvuge ko byose ubizi, ngo kandi umushahara wose bazaguha uzawakire, uzawufate uko akazi kabi kaguha keza. Nuko byagenze. Njewe nize informatique gestion. Nabyumvise? Yego. Niyo yari igezweho icyo gihe. Mbifatira rimwe niga gestion ariko nifatanya na informatique. Ndabyiga neza. Hanyuma ngeze hanze numva ahantu basoresha imisoro ari Igisenyi. Njyayo mba kontabure w'isoko rya Mahoko. Mvuyeyo ndaza mba umugoronome. Hari ikosi yaje y'Abashinwa inyigisha imigano, mitafatiraho niga imigano, ntera imigano, ibishanga, ikigo cya gisirikare nateye imigano hirya no hino ku biyaga Rubirera na Ruhondo, ntera imigano hirya hino. Fatiraho no gutera n'ibiti bisanzwe. Ndinaza imbuto ngira gutentera ishyamba, njya mu Kinigi, njya kongera ishyamba ry'ibirunga, Kibungo, za Mahama, hari ahantu hose ahari ubutayu. Nateye ibiti ndi umugoronome ukomeye cyane. Ibyo bintu nza kubiva njya mu nyubaka nubaka muri Dove Hotel. Ariko sigateyemo n'ibiti. Ubwo aho hose mvuga hari abahazi. Ibyo reka mbere uyu munsi banyita Dr. Natali.
naje kwiga n'ikiganga, ariko si ibyo gusa, ndi n'umutayeri. Ubwo izo modeli zose mwambaye zindi mu mutwe mw'ababyeyi, kandi ibyo byo nabyize ntawe unyigishije nkopera gusa, ubundi sinabyize, ariko ndi umuhanga kudoda, abanzi baranzi. Simbibwira ndi Dr. Nathalie. Kuri ibyo hari ikintu ngiye kubigisha mbere y'uko mvuga ibindi bintu, kuko turi mu mubiri mbere y'uko tujya no mu mwuka. Mu kanya turajya mu mwuka, ariko hari ikintu ushaka kubigisha. Kandi abantu tumaranye iminsi nababwiye ngo ibiganiro dukora ibyo mu nyumva na byose ni ibiganiro, ntabwo ari ukwigisha. Ariko none hagiye kwigisha, hanyuma uza kugira ikibazo ashaka kubaza mwarimu aze kunsanga ahantu hatari abantu, aze kumbaza by'umwihariko cyangwa afite namba zanjye. Hanyuma twagiye ngiye kubigisha. Icya mbere mbigisha ni ku burwayi. Ese hano nta barwayi muzi? Ntabwo mvuga bari hano, ntabo muzi. Mugende mubabwire uhari nzamusengera kuko ngiye mvura nanasenga. Hanyuma ariko ngiye kubigisha ikintu bita kunywa amazi no kurya imboga z'ibyatsi. Kandi ntabwo ndi wengize nabi, ndabizi ko bikenewe. Kunywa amazi ni impamvu ki? Ntabwo Imana yantumye ngo nze mbigishe kunywa amazi, ariko kuko mbakunda ngiye kubigisha kunywa amazi. Uzi impamvu tunywa amazi? Iya mbere nuko n'urugero rufatika, nuko badushyirira ibyo kurya ku isahane, twamara kubirya byose ukabyanurira mu yindi sorori iraha. Wamara kubikuramo ho, wa muntu uwo mubana cyangwa wowe ugahita ujya koza iyo sahane n'udusabune n'utwangwe n'uduki. Isafuriya watetsemo ntusubira kuyitekamo utayogeje, nta sahane irirwaho itabanje kozwa. Ariko abantu benshi arongera akarya ataranywa amazi, ngo yoze aho bya bintu byose yabyanura. None se aho wabikuye naho ubishyize ubwahari, niba ari umwanda tuwoza ubwahari mwishimiye, ntabwo ari mu gifu cyawe. Kandi isahane ifite umubiri unoze ku buryo ushatse wareka no kuyoza, ariko igifu cyawe gifite ubwoya. None ushyizemo ibiryo, mu kanya urongeramo ibindi, n'ejo uzashyiremo ibindi, ushyiremo icyayi, ushyiremo imigati, ushyiremo imboga, ushyiremo inyama, ushyiremo ibiki, wongere kandi wongere. Kuki utanywa amazi? Niyo unyweye unywa duke. Hari n'abanywa bayavanga n'ibiryo, nabyo ni amakosa. Nge madamu niba natetse, wa mugabo nkagutegurira, kuki uhita usukamo amazi? Kandi nge ntayasutse, uhisurya uhisusukamo n'amazi. Nose ushyizeho ahantu, noneho ujya ureka tuyasuke mu isorori cyangwa ku isahani. Nimuzongere unywa amazi kare, utegura igifu gike neza, unywe menshi. Nawe uko ukigero, ntubaze ikigero, nawe unywa ikigero kingana n'ibyo wariye, ushaka koza aho uri buze gushyira ibindi, kandi mu gihe gikwiriye. Ibyo nawe wabyigisha aho ndavuye. Amazi muzayanywa kandi menshi. Nutabikora uzarwara, inyama zo mu nda uzazirwara, zitera umutwe kukurya, kuko umutwe niye sinye ivuga ngo hari ahantu hari ikibazo. Inyama zo mu nda zirahekeranye, ziregeranye. Iyo utera ikibazo amara azarwara, urwagashya ruzarwa, bya bindi byose. Cyonzi cyo na hano hari abaganga. Ariko munywa amazi, ntukarya udakarabye. Kandi rwose genda vuga igifu, ntukarya udakarabye. Icyo turakirangije, mwanya ufite n'umutungo. Murya imboga. Imboga maze igihe mpura n'abagore biruka ngo agiye kugura imboga. Namukurikiza ijisho nkabona agiye kuri busheri. Kuri busheri haba imboga mwababyeyi?
ngo bagiye kugura imboga, wajya kumukurikira ugasanga ari kuri busheri. Ntabwo ziriya ari imboga. Imboga ni imboga, ni ibyatsi. Ziriya zitwa inyama, ni ibiryo nk'ibindi byose. Murye imboga kugira ngo zifashe kubarinda indwara. Buriya ziranavura. Hano ntabwo buri kurya imboga. Ibi biti, ibi bibabi by'ibiti mujye mubirya. None se ko mushobora isombe yica ihene iriyeho, ko muzi kuyitegura mukayirya. N'ibindi byatsi bindi muzabirya, biravura. Yego, biravura kandi birarinda. Haleluya, amen. Haleluya. Twagiye ibyo twabiretse, kandi ibyo bintu byose mbabwiye, umva, ni mu rukundo gusa. Ni mu rukundo mugende munywa amazi, murya ibyatsi. Imana ibamugisha. Amen. Hanyuma tumaze iminsi hano, twaje dukurikira uriya mukecuru twarabanye muri Kenya, tugirana ibihe byiza byo gusenga, tugirana ibihe byiza by'ivugabutumwa. Hanyuma rero aje n'ahangaha mumufata neza, arahigumira. Noneho turavuga tuti umuntu wacu reka tuzamukurikire, tujye kumureba aho yagiye. Tuzanywe n'ibintu bibiri. Ahari bamuhaye gumino ni imyumbati. Hari imyumbati yitwa gumino. Ahari bamuhaye gumino, katujye kureba. Cyangwa se hari ingorane zindi zabibayemo, reka tujye kureba. Nidusanga afite ingorane, twara umuntu wacu, kubera ko tuzi umumaro we. Amen. Tuza tumukurikiye, tuhageze dusanga ni mwiza, dusanga mwagize neza, turabashima, na n'ubu nongeyeho kubashima. Haleluya. Haleluya. Rwose mugumye. Ndabona nyirira. Abagande baravuga kunyirira, mbese aranyere, ameze neza. Ibyo rero turabibashimiye. Ni naryo jambo twaganiriye umunsi wa mbere tuza igitaramo twagize nijoro, aho twataramiye. Twaraganiriye ijambo riri muri Petero rivuga ngo twahawe ijambo. Haleluya. Hanyuma iryo jambo ngo mwagize neza. Muba mugize neza iyo muryakiriye, iyo murikomeje. Twasanze mwaragize neza, aho ndahavuye. Niwe twaje dukurikira, maze dusanga afite abantu benshi, namwe turabamenye kubera we. Imana ibumugisha. Hanyuma abayobozi twagiye duhura nabo mu materaniro aya matoya, batwakiriye neza pe, turabashimiye. Nta wundi mwanya ndibuze gufataho kuvuga, ariko mu by'ukuri turabashimiye uburyo mwadufashe neza, kandi koko nako mwafashe shosho ni kaka. Twebwe iri hakurya tubita ba shosho. Ni shosho. Hanyuma rero ubwo ni shosho wacu. Mwamufashe neza, natwe mwadufashe neza, ni ibintu bigaragara. Nitunagenda tuzajya twongera kandi tugaruke. Bako mwakoze. Haleluya. Nakabaye nsubira gato mu magambo twagiye tuganira n'ibitaramo twagiye dutarama. Ariko nari mbabwiyeho gato igitaramo cya mbere cyo twaganiriye n'icyo. Ni ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Kandi nyine uyu munsi niba rikomeye, n'ejo rizakurikizaho gukomera, n'ejo rikomere, n'ejo ubundi rikomere. Twasanze rikomeye, tuzasiga rikomeye, rikomeze rikomere. Haleluya. Nuko twaganiriye muri uwo mugoroba. Ngo buke duterana n'irindi teraniro ryiza, iteraniro ry'abana b'Imana. Tuganira ku mbuto z'abana b'Imana, imbuto z'abakristo, uko abakristo bakwiriye kurya imbuto, kwera imbuto, noneho abandi bantu bakazirya zikabagirira umumaro. Haleluya. Amen. Noneho tubiganiraho kandi turabirambura bimwe bihagije. Tuvuga ku mbuto za gikristo ndetse z'umwuka, tuvuga ko habaho n'ingeso za gikristo. Haba imbuto, hakaba impano, hakaba intwaro, ariko hakabaho n'ingeso za gikristo. Nubwo ndi kuvuga gutyo, ubu umuntu wese nzi ko afite umutima, kandi umutima nama umubwira ngo ingeso zawe zimeze gute, imbuto zawe zingana gute,
mbese bimeze gute? Hariho umwami ndumva ari Berushaza muri Daniyeli, niho tubisoma ngira ngo ni ibice 5 n'umurongo uri aho ngaho. Hanyuma ngo bamuzanye kugira ngo Daniyeli amusobanurire ibintu yari yabonye byandikwa ku rusika atabasha kubisoma. Baza kumurangira Daniyeli ko yabimusomera. Hanyuma kimuhinguka imbere abanza kumubaza nyine utubazo turanga, ariko mbere na mbere yabanje kumubwira ngo numvise bakuvuga. Amen. Numvise bakuvuga. Uri we wese numvise bakuvuga. Ariko se bakuvugaga ibiki? Iwe baramubwiye ngo yumvise bamuvuga ko umwuka w'Imana ari muri we. Haleluya. Amen. Aho mbaesa nuhavuye nuko twaganiriye ejo muri kwa gatatu. Hanyuma mu gitaramo cya nijoro y'uwo munsi abo twari kumwe basinzira twaraganiriye, ndabibukije twaraganiriye tuganira tuvuga ku makuru ya Yakobo na Esau iriya mpanga yiwe, uburyo Yakobo yabeshye aradanganya akoraha yohejwe na mama we arabeshya abizi neza ko ari kubeshya byabanje no kumuteramo n'ubwoba, arariganya bya bindi byose tuzi. Arangije aragenda yibwira ko hawe umugisha, ariko agezeyo ibyo yariganije bakamuriganya, biza kugaragara ko ibintu yariganije mu by'ukuri nta mugisha yigeze aha. Ntawe yajyanye, nta Esau wabuze umugisha ngo nuko se atawumuhaye, yarawugize. Yakobo nawe aragenda, yaje kugaruka rwose iyo adahura na marayika ngo amusabe umugisha. Esau wasaba umugisha ufite, yarimenyamenya ko ntawe afite, ko bya bindi byose byari ibintu by'abantu nyine birirwa babeshya. Nubeshya rwose umenye ngo nta mugisha ubibamo. Nugira gutyo ukanyanganya ukadanganya ukagira gutyo, nakunze kuvuga cyane ku madeni, nubeshya abantu ukabeskoroka ukababeshya bya bindi, nta mugisha ubibamo. Umugisha tangwa n'Imana. Haleluya. Ntago yari gusaba marayika umugisha abizi ko yawuhawe, ntawo yigeze yasanze ari ntawo. Nuko niko twavuganye ejo hashize, twaganiriye ku izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu gusa. Kuko Petero na Yohana ngo bageze ku rusengero bahaye ndacungana n'amasaha n'iminota yanjye. Hanyuma bageze ku rusengero ngo hari nko mu masaha 9 bagiye gusenga, kandi ndanabashimiye ko mwubatse urusengero. Ntagize ibindi ndenzaho, mwubatse urusengero narurebye nabikunze, Imana ibahe umugisha. Amen. Reka aho naho mpafi. Hanyuma basanga hariho umuntu ufite ubumuga ari aho ngaho abasabye ngo babura icyo bamuha ko nta mafaranga bagira. None se ko barobaga akariho bakuraga amafaranga, bakaba bari barabivuyemo barakurikiye aho bari nta gafaranga bari bafite. None baramubwira ngo nabareba batumbire bamuhe icyo bafite, kandi barakimuhaye nyine. Hanyuma abantu baza rero kubigira birebire sindi bubijyemo, ariko nyuma yaho aho nashatse kuvuga naho nasoma baravuze ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru izina rya Yesu kugira ngo turikirizwemo. Haleluya. Ibyo twabiganiriye, twakijijwe kubw'izina rya Yesu Kristo, kandi uwamaze guhabwa ko gakiza ntago kagukiza kurimbuka gusa, kanagukiza inzara. Ufite inzara uhamagara izina rya Yesu, kagukiza ubutindi. Hari ibintu izina rya Yesu riragukiza n'ababisha bawe. Haleluya. Musa ndabeshya nabyo muzi, amara turabiziranye. Hanyuma rero iryo zina rya Yesu dusanga twararihawe. Niba urifite ntutegereze kubona ibifatika bitari izina rya Yesu, ko ryo ntirifatika ntirinagaragara. Na Yohana baramaje ngo yitwa ndaravuga ngo ndijwe. Yego, mwese ijwi niki ntibidafatika, ariko bibyari bifatika. Izina rya Yesu turikomeza aho ndahavuye uyu munsi. Haleluya. Twari dutera tuza kuganira, turaganira tubona ko ikintu gikenewe ni ubwami bw'Imana
no gukiranuka kujyanye n'ubwami bw'Imana. Twavuze dusoma muri Matayo. Iyo mvuze muri, no muri wowe hari ibyo dusoma, muri wowe hari ibintu birimo, nanjye hari ibyo mfite. Nimvuga muri Matayo no muri Petero, ni ibyari muri Petero yanditse kandi nabyo ntiyabyanditse byose. Hanyuma twasomye ibice 6 n'umurongo wa 33. Nibyo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa hehe? Ku buntu. Ku buntu. Haleluya. Ku buntu pe. Kandi turavuga ngo turwanye Satani. Abyo biri muri Yakobo. Murwanye Satani nawe azabahunga. Ni uzabahunga, ntabwo ari twebwe tugomba guhunga Satani. Twebwe ibyacu ni ukumurwanya, ariko azaduhunga. N'intwaro turwanisha twazivuzeho ndahasimbutse. Ziri mu Befeso si ibice 6 n'umurongo wa kangahe? Njye mpera kuri 11. Haba arizo nisomera nkakomeza yuko Satani ntabwo afite inyama n'amaraso. Nujya kurwana n'abantu bafite inyama n'amaraso, uzaburwana na bene data, uzarwana na bene so. Rwanya Satani, utarwanya ufite inyama n'amaraso. Ndashoje. Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, reka tuhasome. Ni ibice 3 n'umurongo wa 16. Ni ijambo rikuru muri Bibiliya, twese turarizi. Ngiye no gusoma mutarahagera. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Haleluya. Nayo tugiye kuganira ndi kureba se ku isaha, nzi iminota nsigaje. Hanyuma n'ahandi ndi busome nkarekeraho ni mu Bakorinto ba mbere 13. Mwese murahazi Abakorinto ba mbere ibice 13 n'uwo murongo nyine uhereye aho ngaho, naho haravuga urukundo. N'urukundo ngiye kuvuga, urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga ndekere. Hanyuma utubanjirije avuze Yesu, aravuga ngo kuri ni Yesu. Nanjye urukundo ndavuga ko Imana ari urukundo. Haleluya. Imana ni urukundo. Yagize urukundo ntagereranwa kandi bahora batwigisha, turabizi. Naha urukundo rwanditse hano mu Bakorinto ba mbere ibice 13. Twararebye turisuzuma, tujya tubona urwo rukundo tutabifite, tukabona niturugeraho. Ariko Imana ni urukundo kandi Imana iri muri twebwe, natwe turi muri yo. Tuzagira urwo rukundo, tuzarushyikira. Imana ni data. Haleluya. Icyo nacyo twakivuze ko Imana ari data, kandi nyina ari data wa twese. Nisengesha abigishwa babwiye Yesu bati twigishe gusenga, arababwira ati nimujya gusenga, baha formule, arababwira ati nimujya gusenga mujye muvuga ngo data wa twese. Muri make abo twaganira nababwiye nti nasigaye aho kuri formule ya data wa twese. Tugiye kureba dusanga data ni data, kandi akaba se w'abana banjye, akaba data wa data bukwe, akaba se w'umugabo wanjye, akaba se wa sokokuru, akaba se hanyuma byose bikaza bigahurira muri data wa twese. Nta mwanya dufite ngo tuganire ibintu byinshi, ariko n'uyu nawe uramaze. Turashimira Imana iwuduhaye. Haleluya. Noneho ubw'Imana ari so, kandi Abanyarwanda baravuze ngo mwene Samusure avukana iki? Aho murabizi, avukana isunzu. Niba so ari Imana, niba ari rurema, nanjye ndarema, ndemesha amagambo yanjye, ndabirema bikaba. Urwaye ndagusengera nkabirema bikaba, wabuze urubyaro ndagusengera bikaba. Ibya bintu byose bidahari turabirema n'amagambo. None se batongera ko batongera bikaba, kandi batongera ibibi. Nje ntabwo natongera nkabikuraho, ntabwo natongera se nkarema ibyiza. Ko babirema ari bibi, ubwo mwagize ngo se simvuze. Hanyuma rero
ndekeye aho. Imana ni urukundo rero, haleluya, nirwo rwatuzanye kandi nirwo turimo. Hari umuntu wankunza ntiza umutaka mu kanya izuba rincaniriye, Imana imuhe umugisha, sinyimureba hano ariko rwose namukunze cyane. Imana iguhe umugisha. Hari wabitekereje uragenda urawusaba, bawuduha mu rukundo, nditwikira, bigenda neza. Amen. Turi hano mu rukundo, mukunde kugira ngo twigane Imana. Haleluya. Ndumva shoje ahangaha, ntagize ibindi ndenzaho. Nubwo birahari ni byinshi, nta nubwo biri kure, biturimo indani. Imana ibamugisha. Amen. Anaweza kusimama